Namakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ariko kandi ngubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ngo abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ngo isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu, ngo ariko Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Nimwe mu nkuru zaciye igikuba mu itangazamakuru by'umwihariko iry'imikino, aho umunyamakuru Fidel Kajugiro Sebarinda wakoreye Olemfort, ubwo ni RBA, yitabye Imana. Uyu mugabo wakoraga muri komite ya Olympique, amakuru y'urupfu rwe akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko ngira ngo mu ijoro ryakeye ryo kuwa 13 rishyira kuwa 14 nibwo iyi nkuru y'incamugongo yaje kuza kuba yamenyekana. Hanyuma rero nimwe mu nkuru tugiye kuza tugarukaho, mu gihe benshi bari gukomeza kugenda bibaza bati none se Barinda yaba yazize iki, bimeze gute? Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, reba neza ijambo subscribe undi urikande, tugiye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'ubundi tugenda tubagezaho umunsi kundi. Ariko kandi ari nako tuboneraho kwihanganisha umuryango wabuze wabo. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko. Ku bafite ibyiringiro by'uko hari ubundi buzima, tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Yabaye umwe mu banyamakuru bakomeye bavugaga amakuru y'imikino kuri Radio Rwanda, umwe mu batangaje amakuru y'urupfu rwe bakoranye, avuga ko yari umufana wa Mukura Victory Sport. Ngira ngo iyi ni imwe mu nkuru mu by'ukuri navuga ko iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, ariko benshi bakomeje kugenda bibaza bati none se yaba yazize iki, byagenze gute? Amakuru rero kugeza kuri ubu ngubu ahari cyangwa se twabashije kumenya nuko Sebarinda yitabye Imana azize ngo uburwayi yaramaranye igihe, gusa nyine ntabwo uburwayi bwahise butangazwa, cyane ko nyine ari bwo n'ubundi n'iyi nkuru yari ikimara kumenyekana. Ariko amakuru ahari nuko Sebarinda yitabye Imana azize uburwayi ngo yaramaranye igihe. Ndakubwira abantu nkabwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko ngo bapfuye ntacyo bazi. Nuko muhore mukenye kandi amatabazo yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja agarukira ava mu bukwe, kugira ngo naza bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu yandi magambo nari nshatse kukubwira ngo naho Yesu yatindawe, urupfu rwo ntirutinze, ahubwo ratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Iherezo ryawe ryagusanga mu muhanda ugenda, iherezo ryawe ryagusanga mu kazi, iherezo ryanjye ryansanga ndyamye cyangwa se ndi mu mirimo igiye itandukanye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba guhora twiyeza turi maso, kubera ko tutazi umunsi n'isaha. Aya magambo maze kubabwira ni amagambo ari muri Mariko ibice byaho 10 ibice bya 43 niba nibeshye neza. Ngira ngo ni umwe mu murongo mu by'ukuri navuga ko urimo amagambo akomeye. Ni amagambo nkwiye kwitaho, ni amagambo ukwiye kwitaho, kubera ko ni amagambo atwibutsa ko kuri iyi si
tutaje gutyo gusa, ahubwo hari igihe kizagera ino si tukayivaho. Rero ndakwifuriza ko waharanira kuzagira inkuru nziza usiga imusozi, nakwifuriza kuzapfa nk'abakiranutsi. Nicyo kintu nakwifuriza, ariko ijambo ry'Imana tubwira ko nta mukiranutsi upfa ngo ahubwo arasinzira. Ariko kandi ngo gupfa ni byiza cyane ku mukiranutsi, kuko nayo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, umwami nawe atiye ngo baruhuke imirimo n'imihate, kuko ngo bajyanye n'imirimo yabo ibaherekeje. Ariko kandi ngo Imana izanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa kuboroga cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ngo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Ni ukuri twebwe ntabwo twabona icyo tuvuga kugira ngo duhumurize umuryango wabuze uwabo, ariko Imana y'amahoro, Imana nyiri humure ryose ibasange, ibahumurize, ibakomeze. Twebwe ntabwo twabasha kubahumuriza nk'abana b'abantu, ariko Uwiteka utanga ihumure, Uwiteka nyiri humure ryose abasange kandi abahumurize, abaho umutima ukomeye nubwo bitoroshye. Ariko kandi nimuhumure, arasinziriye yicaye iburyo bwa Se. Mwundire rero njyewe nsoreza ahangaha, nanabashimire by'umwihariko, ariko mbanze nshimire abantu mudukurikira muri mu mpande enye z'igihugu zitandukanye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasira bwaryo, umujyi wa Kigali, hanze y'imbibi z'u Rwanda. Mwese mukunda kutwereka ko mugenda mubana natwe mu nkuru zacu. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibahezagire, ikomeze ibarindire ubugingo, ibahaze uburame. Wowe uri kunkurikirana ukaba ugeze kuri uyu munota ukiri kumva iyi nkuru, rwose ndagusabye, ndakwiginze, ntugende utanditse comment ngo nawe Imana igukorere ibyo utwifurije. Rwose niba ugejeje kuri uyu munota wa 60, niba ugejeje kuri uyu munota wa 6, ukageza ku munota wa 7 ukiri kunyumva, rwose Imana ikumera umugisha, Imana ikumera umugisha mwinshi. Ariko ntugende rwose utanditse ngo nanjye Imana imumugisha, kubera ko iyo ukunda abantu wifuriza ibyiza, iyo ubana n'abantu neza, rwose nta kabuza uzatabaruka amahoro. Rero mwundire njye mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira